amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Animal arasaba Uwera kwirinda Karebu. Express wazindukiye kwa Karibuso aragenzwa n'iki? Ni mu ikinamico rangurura. Ese ko wari wahize yanise? Ariko banza nawe uba wankumbuye Betty. Ubu natinze koko? Ubusubuza amasaha 2 umazeyo. Amasaha 2 ni menshi ku muntu wagiye mu murima kureba imyaka uko imeze. Kandi none hari imyaka ihinze ku butaka bunini. Icyakoze amafaranga tugiye gukura muri urusenda mana yanjye ni wowe uyazi pe. Uzi ko tugiye kuba bakire nyabakire bamwe bazwi ku rwego rw'igihugu. Ko rumeze neza ra. Rwakuze neza, rurasa neza, ruratohagiye. Ndetse urwa mbere rwatangiye kuzana imiteje. Ariko ni Ingendo Express nashatse neza. Cyane. Ibaze yonza gushaka umugabo ufunze umutwe namubwira uyu mushinga akanga kuwumva. Nari kubigira nte? Gusa tutitonze nabonye udukoko dushobora kutwangiriza. Bibaye byiza umuntu yashyiramo umuti udukoko tutararwica. Ugatinda bigezaho kuki utabimbwiye kare kose ngo nguha amafaranga koko. Nubundi numvaga nza kubikuganiriza aho tugashaka aho twayakura. Umva mbwirayo ngo hangu ugenda ugura umuteje uzazinduka ubutera. Ndashaka ko byibuze igiti kimwe cy'urusenda kizajya cyeraho 10. Urabyumva? Nyabuna ari kuko turubungabunga ngo ruzere neza nizere kari nako ukomeza gushaka amakuru yaho ikigo gikorera. Ariko sinakubwiye ngo ibyo byiguhangayikisha mbiri manise. Yego birimo ni byiza. Ariko wibuke ko kugeza aka kanya tutazi aho icyo kigo gikorera. Ndabizi. Kandi urusenda rwo rwamaze kuzana imiteje. Urumva hari igisigaye ngo rwerese? Humura rwose. Uko bitekereza nanjye niko mbitekereza kandi sindyamye. Ejo cyangwa ejo bundi Karibuso ashobora kunzanira amakuru yuzuye yaho icyicaro cy'icyo kigo kiri nahabuganwa. Ni Karibuso mbese? Cyane. Ariko suriya mugabo ko mwiziye. Ni iki kikubwira ko arimo agishakisha n'umwete? Kandi naramaze no kumuha avance. Burya umukomisiyoneri wamaze kumuha avance ahita akorana umwete kugira ngo abone nasigaye. No gukomeza ukabikurikirana cyane kuko nta gisigaye ngo urusenda rwere. Ahubwo reka nkarabe nsubire kureba Karibuso wasanga yarayamenya aho icyo kigo gikorera. Bwakeye se Karibuso we? Komera munyanki. Komera cyane. Abana barambwiye ngo ari umugabo nshaka. Baje umugabo arambwira ngo ni umusaza wambaye ikabutura n'amayekuteri. Mpita numva ko ari we nta wundi rwose. Ariko si ibyo byari ngombwa munyanki. Ese mushaka ko nambara nk'abasaza bo muri rimwe ra? Numva nawe ntiwambare nk'abasaza bo muri rimwe. Ariko nyine wambare nk'abagabo mu ngano. Nyamara nuko ari utuvi twazindutse dutuma abantu bamyibeshyaho. Ubundi ndi umwana da. Umwana rero umwana Karibuso ngaho nyigira iki kugenza wa mwana we urumva maze iminsi nza kukureba. Yego Christine akambwira ko utaragaruka ino. Hanyuma nimugoroba sinzi wambwiye ko akubonye utambuka na fuso yawe. Ndavuga ni ndaza kuzinduka nze nkurebe. Ari amahoro ko numushaka cyane ra. Nagira ngo nbaze niba ya gahunda yanjye warambarije. Uravuga harya ko numva ntayibwa. Ntumbwire ko wibagiwe munyanki. Wino tutavuganye ntinyamuntu uzabizirikana umbarize ntuzibagirwe. Erega ngiye mvuye no burya abantu benshi barantuma. Ubwo rero ngeze mu mujyi nkasanga bimwe byo bantuma biragura kimwe nk'inaha. Mpitamo kubagara amafaranga nawe akagura inaha byose ni kimwe nyine. Ese wagize ngo jewe nigeze nkutume bigurwa? Nibigize. Nakubwiye kundebera cya kigo gikusanya kikohereza hanze umusaruro w'urusenda. Mbese aho gikorera. Ese nibyo. Shana byibutse Karibuso. Biriya bintu narabikurikiranye ngira mu mujyi. Hanyuma se warahabonye? Ese nari nkibitekereza pe. Warahabonye se? Ngira ngo ahubwo imwe mu mpamvu yatumye ntibuka ko twanabivuganyeho nuko nakibuze. Narashakishe rwose ahantu hose mbaza abantu bose barambwira ngo nta icyo kigo ntibakize rwose. Munyanki rwose ntukambeshye ntabwo ikigo kibuza ahubwo wenda ntiwambarije. Kaho rero. Ni gute washaka ikigo mpuzamahanga nka kiri ukakibura koko? Aranata Karame ubu sindabangutse gufata telefone. Birenze kubanguka. Sikwisonye rimwe ngo mugingite bwa kabiri nkabona amaze atangiye kwibara. Narindimo kwiyumvira imiziki muri ekuteri. Ubwo rero isonye mpita ngufata. Niyo mpamvu sha. Iyo nza kuba mbipana ari gatoye. Wowe se ubipase wabuze iki?
maze nanjye w'umushomeri sinkibipa nkaswe wowe w'umukire. Ni ukwiganira n'ubundi sinshobora kubipa. Mfitemo amayinite menshi cyane ahubwo birangira bayatwaye ntanakoresheje. N'ubundi abakire niko mwabaye. Mujye muyaduha twe tuba tuyakeneye tuyihamagarize. Ujye uyansaba kabisa. Ndakenda ariko sinabura amayinite. Ntiwumva ahubwo urakoze cyane. Ahandi se wari umeze ute? Ntacyo mbaye kabisa ni fresh. Wowe umeze ute shuru? Nanjye nta kibazo ubu nibereye mu rugo ndi gukora uturimo two mu rugo. Mu gihe ntegereje ko dutumaho tugatangira gufata amashusho ya filime yacu. Warebye kuri ayigisi? Wapi? Ninde watwitse se? Umva, Instagram wayitwitse wayikongoye bimeze nabi. Oya se kandi nta kintu nigeze mpostinga. Naguterekeye amwe mu mafoto twifashije ubundi twagiye kuryoshya mu mujyi ariko abantu bataye umutwe. Basaze bayagaye. Bari kuvuga ngo iki se sha? Nizere ko batari gutera comment mbi. Ndakubwira ngo abantu basaze nawe ngo comment mbi. Nata, nubwo ntabikubwiye ariko ejo bundi warampemukiye pe. Twari twavuze ko dukoresha agakingirizo birangira ukanze none nifitiye ubwoba pe kandi iyi ni inshuro ya kabiri ubyibuke. Ariko sheri nawe rwose oya umure wigira ikibazo yewe. Nabura kukigira gute se kandi hatarabayeho kwikingira? None se ndakwanga agatako? Ntabwo unyangura nkunda ndabizi. Niba ngukunda urumva nagukorera ikintu kigushyira mu bibazo. Anise kugenda ndahindukira urwaye urukebu. Ugira ngo nakubonye se Munyanki? Amakuru kize? Amakuru ni meza. Buryo rino? Ndino kabisa. Umugabo arambwiye ko afite ibishyimbo byinshi. Ubwo rero nanjye kubira ngo mbimurangurire. Ni byiza noneho. Nanjye nje kureba umuti wo gutera muri rwa rusenda rwanjye. Ko nabonye ni rwizara. Gerageza rwose urebe ko wazakuramo umusaruro mwiza rwose ejo narahaciye mbana rasa neza cyane. Ntacyo rwari rubaye uretse udukoko dushaka kunyangiriza gusa. Ariko Anise nibagiye kugushimira. Warakoze rwose. Ashimira ku bijyanye n'iki se hari? Yanamangire kujya kurega wa munyamakuru. Umva yatanze umusaruro rwose. Narabyumvise ko ngo ubugenzacyaha bwamutumije akajya kwisobanura. Niko byagenze. Uriyangira umugore uzi gukurura amakuru niwe wabinyumvishije. Baramuhamagaye rwose baramwihanangiriza. Ariko gishimishe cyane urakizi? Bamutegetse gusiba kira kiganiro ako kanya. Ntiwumva se ahubwo ko arahasha. Twarahanye. Twageze ku ntego yacu rwose. Mwiriwe Aniseti na Munyankindi. Mwiriwe sha. Murakomera. Urinde kunzi nge ntakuzira Munyanki. Ndakumva. Koko iby'imbuga nkoranyambaga ntabwo ujye ubikozwa. Uyu Karebu ntawuzi. Ndakora hepe. Niba namubona aho gusa akora iki? Ngenda umunyamakuru wikorera. Mfite umuyoboro wa YouTube witwa Karebu TV. Aniseti mwamenye gute ko nzi nabo bya YouTube atajya bikurikirana? Umugore wanjye abikunda ha babiri. Burya se? Nta bintu bivugwa ku mbuga nkoranyambaga batazi. Ubwo rero birangira nanjye yabinyumvishije. Ubwo rero nagushakaga. Ngiye Munyankindi se cyangwa Aniseti? Wowe rwose mubyeyi. Niba bitakubangamiye ahubwo wampa nk'iminota 5 tukavugana. Wowe nta kibazo kirimo. Aniseti rero ni inshuti yanjye cyane. Niba atari amabanga akomeye ndumva atari ngombwa ko tumuheza. Oya. Si amabanga ahambaye. Ni ibintu bisanzwe pe. Nifuza ko twakorana ikiganiro. Ngo iki? Ngudukora iki? Ikiganiro. Ariko shabanye makuru mwabaye mute koko? Kandi njyaro haronza kubita kandi muzabibona. Niko. Mwafashe umwana wanjye mukoresha amakosa none nanjye muri kugera munyototera nta nisoni. Washete. N'ubundi ikiganiro nshaka gukora ni ikivuguruza kiriya cyatambutse. Ngo bigende bitese. Namenye rwose ko kiriya kiganiro cyagize ingaruka ku muryango kandi cyagishingiye ku binyoma. Abesha icecekero ntabyuzi. Ubwo ko asura nazizisha. Ye hora ninjye ubizi wowe ntabyuzi ujya wicecekera gusa nta nikindi. Hoya uhumura. Niyo mpamvu rero nanjye numvaga twakorana ikiganiro kigamije kuvuguruza icyatanzwe mbere no kugarura isura nziza y'umuryango wawe. Munyanki ndakumanise. Nkuko uyu musore abivuga nanjye ndumva hakenewe amakuru y'ukuri. Aturuka ku bagize umuryango bose kugira ngo isura y'umuryango yongere ibe nziza. Ahubwo Aniseti nawe wagira ngo yabayeho umunyamakuru. Kuko kugira ngo ikiganiro kibe kitabogamye kandi gitanga amakuru y'ukuri, nge ndashaka kugikorana n'agatako nawe ndetse na madamu. Noneho mwaza mugashyira ukuri hanze ku bijyanye n'imibereho y'umuryango wanyu, mukabwira abantu rwose ko nta kibazo mufitanye. Aho ndabyumvise rwose. Ibintu byahita biba byiza kurushaho. Ahubwo se tugikore ryari? Ariko nawe igisipuresi ugira yawe. Urakomanga ureba hakinguye koko?
ngomba gukomanga di hari igihe nakwinjira nkakwitura uri kugira uko wigenza nako ni ikinyabupfura nigirira umva ye ariko gisfure nkuba yarakunyeretse ukiri umukobwa da yibwirira gahunda igeze ibyo tubyihorera utanjijisha ntibagirwa icy'ingenzi uravuga imwe kugushakira ba bantu bakorana n'abahinzi b'urusenda se cyane rwose urabona utarimo gutinda koko uzi ko urusenda rweze nta mezi 2 rushigaje karibu so ntunzi koko humura mbirimo rwose sindyamye kandi harabura gatodo nkaguha amakuru yuzuye neza ubwo nzagaruke kukureba ryari ise ngombwa kuza kundeba rwose nubu nuko nanga kuguha amakuru y'ibica tuzuye ariko ayibanze namaze kuyacakira nyiryamyeho ngo bimeze bitese wamenya aho gikorera se cyangwa wamenya umuyobozi wacyo nawe ariko jya ugabanya kuba express ngukabye nk'izina ryawe none se ko nkubwira ko namaze kumenya amakuru yibanze igisigaye rukuza nkagufata akaboko nkakujyana nkakugeza ku kigo aho gikorera urashaka iki kindi koko gispress ndashaka ko umunsi narengwa kuko ibi bintu bimaze igihe umbwira ngo harabura gato avance wanyase sinayiguhaye none se sinayishimye hari ndi nkwategewe none se niba warashimye avance naguhaye kuki ngiye utankorera akazi ushyizeho umwete ngo nanjye nishime reka nkwereke none icyo tugiye gukora uyu munsi ndarara mpamenye nintamenye ejo sinzarara ntakubwiye aho bakorera ubundi nicyo nanashakaga nta kindi ongera ubarure ko yuzuye neza kare oya nawe uba wayitondeye ukayabara n'akadomo n'akitsuwe niyo ntasubiramo ngo nongere mbare rwose njye mba nkwizeye nibyo byiza ariko niba wankoreye akazi ukamamaza nanjye ngacuruza mba ngomba kukwishyura nakuyeho n'igiceri cya 5 kuko uba wakoze nshape n'ubundi ntukagikureho ahubwo jya ucyongeraho nzacyongeraho umunsi nawe wongereye iminota nk'ibiri kuyo usanzwe ungenera mu biganiro ukora nta kibazo rwose tuzakomeza tubiganireho nkuko tumarana iminsi nako imikoranire izagenda irushaho kuba myiza nanjye nibyo nshaka rwose ubu se uwashaka ntiyagusezera nkajya mu zindi gahunda mama kwi ndabizi n'ubundi icyo dupfana ni akazi iyo umaze kwishyuza sinzi bihita bikuryaryata mu birenge oya wikabya ahubwo buriya ni uko nkunda kunyura aha nihuta ariko hari igihe nzaza mfite umwanya nyine tukicara tukamena habiri ewe nta kibazo ngo abanyaruka ubwo turi kumwe yego nawe usigara amahoro yego ese turutse hano Marie narinda aho hanze wakoraga iki se ko ntigeze nkubonoza naje nsanga uri kumwe n'uriya mutindi ngo ni Karebu mba nihagarariye aha hanze njye sinyishaka kuvugana nawe ngo iki ngo umutindi Karebu se yagutwaye iki uriya muhungu ni umugome ni umutindi ni umurozi w'ibisebe ahubwo nawe hita umugendera ku ruwe ku mana yanjye hano Marie nkayo makuru neza kubera icyo nsaba kumugendera kure Karebu yagutwaye iki uzi kuriya muhungu buriya ngo agenda yesikoroka abagore n'abakobwa akabarya amafaranga akabatera inda yarangiza akihakana abana ashaka ko ibyo bintu urabizi neza ubihagazeho hano Marie yego ko niwe ugomba kuba utari wabimenya wenyine kandi ahabera umurozi w'ibisebe nuko ibyo abikora azi neza ko ngo afite ubwandu bwa virusi itera sida yego ko Bikira Mariya niba agenda asambana n'abantu kandi abizi neza ko afite virusi itera sida we yaba ari umugome mubi cyane uwo niwe Karebu rero ugenda yishahisha mu bantu ntibamenye uwo ari we ubwo se wowe umuntu nk'uwo wakomeza gukorana nawe we ayo makuru wamenye utane Marie tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga uwera agiye gukora iki nyuma yo kumenya aya makuru ntuzacikwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba